Rya umwana ufite mama we ugifite agatuza ati pisi kuri Eric Manege na Nzitora na Nathanael na Nyandwi Jean Claude Herimas w'Iruhunde Mutagatifu Benjamin Rusaka w'Imuhanga wa Yezu Christophe bose bagubwe neza akaboga se yewe Kigali hongo karagura hagati y'ibihumbi 11 na 13 ubwo nyine nkize hongo we ubwo nyine barabimbwiye turya bibiringanye Iberi wiro neza kandi urakomeye cyane nitwa Jean Damascene Louise Elias Smith yundi hano Ngororero Mugano ndakumva neza cyane kandi nkunda ibiganiro byawe maze rero nsurize Rukara muri alimentation Musanze baguteze yombi yagukurikiye ndetse n'abantu mwese munzi ku izina rya Mitiyu mugira umugoroba mwiza. Allo karame Allo uraho neza muraho neza Ketredio twe turaho turakomeye na mahoro namwe na mahoro nuko rwose ni byiza cyane yego ndavugana nandi urahagana hehe ndavugana Jado urahagana hehe ngenda ku cyambo gikuru cya Kamuhozi yego na mahoro turashima Gatonda yego murashima Gatonda natwe turashima Gatonda uko rero niwe dukesha byose muragakanirwa idateka yego namwe nuko bibere bityo muragahorana amata ku ruhimbizi Rwanda zose zibakamirwa nuko muragahorana inka n'inkuyu nuko yego enje mwiriwe neza namwe amahoro deriwe amahoro kuri twese amahoro neza muvandimwe wanjye nuko rwose ngewe ndakomeye namwe nuko se natwe nuko muri byiza cyane ndavugana nandi uherereye hagana hehe ntabwo nshatse kwivuga izina yego kanze ngabanya kakirongi noneho untekerereze kagira inkuru amakuru dufite dore uko ateye yego rwose ndakumva ngo uteze yombi araba uyu mwana umuntu abereye se waba murongo yamuteye inda mbwira ni hehe ntuvuga amazina ariko mbwire ngo ni hehe dutekerereze ni mu Ngororero hagana hehe mu Kagari ka Nyange mu Ngororero yego abarozi mwana wabo muri perezida babaye birabaje pe ni mwihangane ariko n'ubutabera nyine bugomba gutangwa mugerageze mushaka uko mwongorera inzego muzimenyeshe tutazamera nk'abo ngabo batanga bitugu kwaha ngo babone ibyinshi yego rwose nukuri mugerageze mugende niyo wakongorera umwe wongorera umuyobozi umwe inzego zikorera akazi kazo ikintu cyane ni amakuru nuko rwose urakoze kandi mwihangane yega nibyo mukanya nababwiraga mukanya mabwira ni yemwe ni nibyo muri Hotel Saint Andre Kabgayi banirinze bakavuga bati twebwe ibyumba by'abantu babiri tubitanga kubashyingiranwa kandi byemewe n'amategeko kubera ko hari ibigo bishobora gusambanyiriza abana hakaba n'ibigo bishobora no gusambanya abasore none ikinyamakuru igihe kikibaza kiti ese imiti yongera akanyabugabo harya ngo irakora ubwo niba barabajije nde none namwe mbabazi harya ubwo irakora ngo bamwe mu bagabo ntibasiba kugaragaza ko bahangayikishijwe n'ikibazo cy'akanyabugabo ngo ntibitwara neza mu gikorwa cyo kunoza amabanga kubwira n'icyatumye imbwa zitamira amahembe ngo birababangamira none bamwe ngo bayobotse nk'imiti y'akanyabugabo imwe biruga bamamaza ibikora n'ibidakora ntabwo mbireka nikomeretse hano bahangayikishijwe n'igiciro cya peteroli yazamutse hano bahangayikishijwe n'uko horumuzi bayifunze hano bahangayikishijwe n'uko ubu Irani na Amerika yasuzuguye amakuru ku gitero cya Irani none abasirikare b'abatandatu barapfuye murabizi abantu bahangayikishijwe n'uko Irani yibukije ibihugu bituranye ko wishinga yundi yawe ikarangana abantu bahangayikishijwe n'uko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamutseho 4% ubu ngubu
ni ku itariki ya 13 kwezi kwa 2026. Abantu bahangayikishijwe nuko ubu ngubu Korea y'Epfo yasabye Korea y'u Ruguru ubufasha. Yewe abantu bahangayikishijwe nuko ubu ngubu ubushyuhe bukabije bwahitanye abarenga 10,000 mu Burayi. None abandi bahangayikishijwe n'akanyabugabo. Yamaye nka data nikoye. Abantu bahangayikishijwe n'izi drone zigera ku 50,000 Ubudage bugiye guha igihugu cya Ukraine cyoborwa na Volodymyr Alexandrovich Zelensky. Bati none arazikoresha iki? Abantu bahangayikishijwe nuko Uburusiya bwagabye igitero ku bwato bwari butwaye ifumbire mvaruganda hagapfa abakozi 3 abandi bagakomereka. Ariko hari undi muntu muri aka kanya uri gutekereza ngo buryo ngo yamara ngo umwanya munini. Isi ya kera siyo y'ubu, reka nikorera amafaranga ndaje mu kanya. Nagira nte Imana mudugudu wa Kokobe, Akagari n'Ibitare. Ndi umuhinzi. Ibisigazwa by'ibihingwa ni byiza iyo tubishashije ubutaka, burya tuba turimo kubusigasira. Hari igihe ubutaka ubudashaka guhita ubuhinga diregite, ugaharura, wamara guharura ukazana ibyatsi byabisigazwa ukabishyiramo ugasasira, ni ugutwikira. Tuma rero icyo gihe ubutaka buhamana umwimereri, ugahora butoshye. Nko mu gihe cy'izuba ntabwo bwa butaka bwisatagura, no mu gihe cy'imvura bituma isuri itabutwara. Ubwo urumva ko warwanyije n'isuri. Ni ukuvuga ngo bino bisigazwa iyo wabishyize mu butaka by'ubwabyo birabufumbira. Inama nabaha niyo kutongera gupfusha ubusa ibisigazwa by'ibihingwa, kuko twamaze kubona akamaro kabyo. Nk'urugero dufate nko ku bigorigori, dusarura ibigori, bya bisigazwa biba biri aho ngaho ku murima, ugasanga umuntu ntabiha agaciro. Abatashya bajya kwicanira bakaza bakabitwara, kuko baba babibona ko nawe ubwo yabitesheje agaciro. Ab'amatungo iyo dusaruye ibigori biba bigitoshye, bakajyamo bakitemagurira bagashyira amatungo, ariko bajya mu murima w'umuntu utabihaye agaciro, kugenda agahita bikoresha. Ni ukuvuga ngo kubikata, bita tubikata, noneho twamara kubikata bwa butaka tukabuharura tukasasizamo, niko kubiha agaciro. Hari uhita ajugunya nyine akigendera, umuntu yahaca akajya abona ko nyirabyo nta n'agaciro yabihaye. Hari n'ushobora kubigutwara uza agaciro kabyo akajya kubyikoreshereza, bikazamugirira umumaro wowe ukanuye amaso, kuko nyine ubona ko hari nta mumaro bifite. Ni ukuvuga ngo iyo niba ngeze ku butaka bwa mugenzi wanjye buriho ibyo bisigazwa atarabikoresheje, mwereka ibyiza byabyo, nkamushishikariza nawe kubikoresha nk'uko nanjye mbikoresha. Umukunzi wawe urashaka kuza kumubwira uburyo ki ari hoho, urashaka kuza kumubwira ko ari mwiza cyane, urashaka kumubwira uti rwose no kuri narakurebye ndakwitegereza nsanga ngutuje ku musozi amazi yagutembana, ndakureba nsanga ngutuje mu kibaya amazi yakurengera mpitamo kugutuza mu mutima wanjye. Ayo magambo uzazo yamubwirire muri Kigali Universe, ibyishimo bihurira n'imyidagaduro igezweho. Urashaka kwidagadura, urashaka gukina no kuruhukira mu mujyi wa Kigali, yumva ngwino hano mu mujyi rwagati hejuru y'inyubako ya Chic, ari naho nanjye akakanya nicaye muri Kigali Universe, ibyishimo bihurira n'imyidagaduro igezweho. Hano uzasanga ibibuga by'imikino bigezweho kandi bitandukanye, wasanga amafunguro aryoshye, uhasange bar ifite ibinyobwa bikunzwe na benshi n'imyidagaduro ituma wiyumva neza cyane. Hari kandi n'ibyicungo n'imikino y'abana. Niba rero ushaka gusohokana n'inshuti, umuryango cyangwa se kwishimira weekend idasanzwe, Kigali Universe no hano nanjye ubwanjye ngutuye. Sohokera kandi imyidagaduro muri Kigali Universe uyu munsi, maze wibonere ibyiza byose utasanga ahandi. Kigali Universe za hano gusa, ahubwo n'ubuzima. Baravuga ngo Kigali Universe where champions chill. Ubona aho abanyabigwi baganirira.
kwishyura amafaranga y'ishuri ukoresheje urubuto pay ya banki ya Kigali aho uri hose kandi igihe cyose, no gutonda imirongo rekada cyangwa se guhangayika, aha wishyura byihuse bitekanye kandi ugahabwa ubutumwa bubyemeza ako kanya. Ku bigo by'amashuri biroroshye cyane, ubu ni uburyo bunoze bwo kwakira amafaranga y'ishuri ako kanya kimara kwishyurwa, hehe no gutegereza. Urubuto pay, serivisi yihuse mu biganza byawe. Ku bindi bisobanuro ugahamagara 4455 cyangwa se 0788510663. Mu ruzungu ubwo ndavuze nti pay school fees the easy way with Rubuto Pay from Bank of Kigali, anytime, anyway, no queues, no stress, just fast, secure payments with instant confirmation. For schools, it's simple, easy collection and real-time tracking. Rubuto Pay, convenience at your fingertips. Call 4455 or 0788510446.